Nshuti bavandimwe, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Imana iduhane umugisha. Uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho cyiza cyane, icyigisho twatangiye gifite umutwe uvuga ngo igihuru kidasanzwe. Kuvuga ngo uyu mwanya bwo mbafitiye umushyitsi kuko ntabwo ndi njyenyine, njyewe muramenyereye ko musanzwe mukorana nanjye Neretsimana Etienne, ariko uyu munsi ndi kumwe na mugenzi wanjye, nawe namuha umwanya akabibwira. Yesu ashimwe cyane. Nanjye nitwa Nsengiyumva Jean Damascene, nkaba nishimiye kuza kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Amena, ikaze muvandimwe Damascene. Reka mbere y'uko dutangira icyigisho cy'uyu munsi, reka nsabe mugenzi wanjye kugira ngo aturagize Imana, namwe aho muri mwicishe bugufi mu mitima, bityo dusenge. Imana y'urukundo, Imana ihoraho, Imana igira neza, turagushimiye kubw'uburinzi bwawe buhorana natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amena. Aka ni akanya keza dufashe kugira ngo twige ijambo ryawe, ngwino ubane natwe, uduhe kwisuzuma mu mitima yacu kugira ngo twoye kubonekwaho inenge. Komeza kuturinda, uturinde kumvira iri jambo gusa, ahubwo urindire imitima yacu, tubisabye tubyizeye mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Ndagira ngo nshimire Imana kubw'iyi gahunda. Ejo abo twiganye icyigisho cyari gifite umutwe uvuga ngo igihuru kidasanzwe, kandi twabonye ko ni icyigisho cy'uruhererekane. Damascene, icyigisho waba waragikurikiye nubwo tutari kumwe? Yego, ni icyigisho cyiza cyane, aho twabonye igihuru kidasanzwe icyo ari cyo. Twabonye igihuru gisanzwe ko kiba kigereranya umuntu cyangwa se umutima w'umuntu, nk'uko kiriya gihuru kiba kirimo amahwa, inzoka, ibikeri n'ibindi, n'umutima w'umuntu uba urimo ibyaha byinshi. Dutanga nk'urugero, nk'ubu ugiye mu gihuru ugakandagiramo ihwa ryakujomba, n'umunyabyaha ushobora kumusitaraho gato utanabishakaga, ugasanga aragushamadukiye, akubwiye nabi, akanagukubita rimwe cyane, akaba yanagukubita, yanakwica yewe. Ariko nyine tubona yuko iyo Imana yageze muri uwo mutima w'umuntu, urahinduka nk'uko Imana yageze mu gihuru cyari gisanzwe kigahinduka ikidasanzwe. Urakoze cyane. Reka twongere twibutse abantu igihuru koko. Ubundi bimwe mu bintu biranga igihuru, hari ibyo uvuze, ariko hari n'ibindi twavuga. Burya rero Damascene, ntabwo nari nabona aho umuntu ashobora gufata umwanya akajya guhinga igihuru, ariko umuntu afata umwanya agategura jaride. Kandi ikindi, ntabwo nari nabona abantu benshi bashobora guhaguruka bajya gukora ubukerarugendo ngo bajye kwitegereza igihuru. Bivuga ngo ni ikintu kidakurura abantu ku buryo abantu bakumva bashaka kureba koko igihuru. Ubwo nawe uhita utekereza aho uri kutwumva, cyangwa se nk'uko bavuga ngo iyo utunze urutoki rumwe mugenzi wawe, nawe izine eshatu ziba zikureba. Natwe twitekerezeho, ese aho uburyo tumeze aho ntitwaba turi ibihuru bisanzwe abantu batabasha gushamadukira, batabasha gusura? Aho ntiwasanga twebwe twifitemo amahwa, twifitemo ibikeri, twifitemo n'izo nzoka. Ikindi twakibaza, wakibaza ngo ese uramutse ugize amahirwe yo guhitamo aho kuba, wahitamo kuba mu gihuru cyangwa wahitamo kuba mu mujyi? Icyo ni ikibazo. Yego, ariko nyine nk'uko tubyumva, igihuru ni ikintu kibi cyane, bikwiye yuko dusaba Imana kugira ngo idufashe, kuko twari ibihuru bisanzwe, imitima yacu yari yuzuyemo ibintu bibi, ariko turusheho gusaba Imana kugira ngo duhinduke abadasanzwe. Nk'uko Imana yagendereye iki gihuru kikaba igihuru kidasanzwe, natwe Imana itugenderere duhinduke abadasanzwe. Haleluya. Amen. Reka ngire ngo mbabwire, Imana yitandukanye natwe burya. Kuko ibyo twebwe tutifuza, uyu munsi tuba twifuza kubana n'abantu beza. Yego. Ndetse ni nayo mpamvu ushobora gusanga uyu munsi niyo umuntu aturuka ahantu habi, reka mbivuge gutyo, hataratera imbere, abenshi iyo umubajije aho aturuka hari n'igihe akubeshya
akakubwira ngo wenda nk'urugero ngo nturuka mu karere kamwe ko mu mujyi wa Kigali kuko adashaka kuvuga iwabo mu cyaro kuko ari ahantu hari ibihuru hadashimishije, ariko wari uzi ko Imana uburyo itandukanye natwe, yo yaje ikemera kujya muri icyo gihuru nyamara nubwo ari kibi. Yesu niwe wanabivuze neza ngo abaganga se bakeneye umuvuzi, abazima se bakeneye umuvuzi, yego, keretse abarwayi. uyu munsi rero tuje kurangira abantu aho babasha gukirira uburwayi bwabo. Nibyo. Tuje kwerekeza abantu ku muganga mukuru. Ndagira ngo mbabwire ngo ari nacyo dushaka kuvuga. Hari igihe umuntu akubwira ngo ngiye ngo ibintu ngo byarananiye, ngo ngiye iyo nshatse ngo kureka ibi ngibi ngo biranga, ariko ikintu dushaka kuberekezaho ni ijambo ry'Imana, kuko amagambo nahoze musangiza yanditse mu gitabo cy'imigani ya Kristo. Ni paji ya 41, abayafite icyo gitabo bayashakemo baraza kuyabona kuri iyo paji. Haranditswe ngo ibyanditswe byera ni igikoresho gikomeye mu guhindura ingeso, guhindura umuntu. Yego, hari amakosa menshi dukunze gukora, ugasanga umuntu akoze ikosa, ngo niko nteye, ngo niko ngewe meze, ngo burya ngo ntawampindura, ngo ntabwo nahinduka, ntabwo nahinduka. Ariko jya utekereza, niba koko wowe umeze gutyo nanjye nkaba nteye kuriya n'undi akaba ateye kuriya, ubwo twazahuriza isi yazahoramo intambara gusa. Ariko hakeneye Yesu wo kuza kutwunga akatugira umwe. Azaduhindura umwe gute rero? Azaduhindura ya mitima yacu ihinduke mishya, ihinduke umwe. Reka twinjire mu cyigisho nyirizina cy'uyu munsi. Sabe umuvandimwe Damascene aturebere isomo twashingiye iki cyigisho riri mu gitabo cyo Kuva, ni igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Kuva igice cya 3, yego, umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, hari umutwe uvuga ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Amen. Icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'Imidiyani. Aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Yego. Marayika w'Uwiteka amubonekerera mu kirimi cy'umuriro, yego, kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Yego. Mose aribwira ati, umurongo wa kangahe? Umurongo wa 3. Umurongo wa 3. Mose aribwira ati, reka ntambike ndebe ishyano riguye, yego, menye igituma igihuru kidakongoka. Yego. Ku murongo wa 4 haravuga ngo Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, yego, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti, Mose, Mose. Aritaba ati, karame. Ku murongo wa 5 naho dukomeze. Iramubwira iti, wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho arahera. Arakoze cyane. Ngira ngo iri somo niryo tugiye gukomeza gushingiraho ibyigisho tugiye kwiga muri iyi minsi. Aho tubona ko Mose yari umushumba uragira intama za sebukwe Yetiro nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Ariko nk'uko rimwe na rimwe hari igihe usanga abantu badashaka kumva ijambo ry'Imana, rimwe na rimwe Imana yabatumaho ubutumwa, yabagenera ubutumwa, umuntu ukumva ashaka kwitsindishiriza, mbese ngo iyo Mana ngo ihora ngo ibatuma ngo kuki ngo itaza ngo inyibwirire. Ariko ni gahunda y'Imana ko igihe cyose Imana yabwiye Mose imuhamagaye ngo ajye gucyura Abayisiraheli, iramubwira iti ubabwire ngo ndiho yabantumyeho. N'uyu munsi kuba Imana yadutoranya kugira ngo idutume kuri wowe, ntabwo ari ikintu cy'inzaduka. Kuko ngo Mose wari inshuti y'Imana, Mose wakoranaga n'Imana, Imana yaramwiyeretse
kugira ngo igire icyo ihishurira abandi ibinyujije muri Mose. Rero uyu munsi ndagira ngo mbabwire yuko tugiye gukomereza icyigisho cyacu mu gitabo cyitwa umutima w'umuntu. Igitabo cyitwa umutima w'umuntu cyangwa indorerwamo y'umutima. Cyane, iki ni igitabo cyiza twashishikariza abantu kugisoma cyane rwose, aho kigaragaza indorerwamo y'umutima w'umuntu ubundi uko iteye mbere y'uko igendererwa n'Imana, ndetse n'umutima w'umuntu nyuma y'uko ugenderewe n'Imana uko uteye. Yego, urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo iki gitabo ni igitabo cyerekana umutima wa buri muntu wese, uhereye ku mutima w'umunyabyaha kugeza aho tuzasoza kwiga iki gitabo kitwereka umutima Kristo ashaka, umutima Kristo aturamo. Ni mutima umeze ute? Ese ni wa mutima umeze nk'igihuru, hahandi tubonamo harimo ibintu bitandukanye, harimo inzoka? Nagira ngo mbabwire iki gitabo njyewe nakoresheje uburyo bwa soft, abazagishaka nabo bakibona bakitungira. Mu buryo bwa soft nakoresheje, ngira ngo nubwo bishobora kuba bitagaragara neza, ariko ni igitabo kigaragaza ishusho y'umuntu. Kuvuga ngo iyo shusho y'uwo muntu, ni ukuvuga ngo kikerekana umutima w'uwo muntu. Ariko uwo mutima umeze uti? Ishusho tugiye guhera biravuga ngo ubusobanuro bw'amashusho. Ishusho ya mbere ni umutima w'umunyabyaha, kandi twabonye ko kiriya gihuru Mose yabonye cyakaga ariko kidakongoka, kikiri igihuru gisanzwe, gishushanywa n'umutima w'umunyabyaha, kuko mu gihuru nta kintu cyiza kibamo. Ariko mu gihe ishusho y'Imana, ijisho ry'Imana rigeze mwa kiriya gihuru, rikamurika mwa kiriya gihuru, ntekereza ko nawe, kandi nawe urabizi, hari kwaka umuriro mu gihuru, inzoka yagumamo? None se igihuru kiri kwakamo umuriro, hano harimo n'akanyamasyo, akanyamasyo kagumamo? Mu gihuru se kiri kwakamo umuriro, hari igisiga cya pawoni, igisiga cyaguma muri icyo gihuru? None se mu gihuru hagumamo ingwe? Niko n'umunyabyaha wemeye kwakira Kristo, iyo Kristo amurikiye umutima we, bya bintu bibi byose birasohoka, Kristo akinjiramo agatura muri wa mutima. Wenda kugira ngo tubisobanure neza ku muntu utarabashije gusoma iki gitabo, yego, iyo shusho igaragaza neza umuntu watukurije amaso ariko afite umutima wuzuyemo ibintu bitandukanye, harimo iyo ngwe, harimo icyo gikeri, harimo izo nyamaswa zitandukanye. Tubibutse ko izo nyamaswa harimo n'icyo gisiga cya pawoni. Izo nyamaswa zose zishushanya ibyaha biba biri mu mitima yacu iyo tutarakira Yesu mu mitima yacu. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo izo nyamaswa zishobora kuba zituye mu icyo gihuru, reka tubivuge ni igihuru, kuko twabonye ko umutima w'umunyabyaha ushushanywa n'icyo gihuru. Uyu muntu nta kwishima kurangwa mu maso ye, afite mu maso navuga ngo hijimye. Ariko ikindi, muri iyi shusho hari inuma, ariko iyi numa ikingira inyuma y'umutima, ntabwo iri mu mutima, ahubwo iri inyuma y'umutima. Ikindi, hari ishusho ya Yesu nayo itari yinjira muri uyu mutima, ahubwo ikiri hehe? Inyuma, ikiri inyuma. Yesu rero ntabwo ashobora guturana n'ibyo bibi byose. Oya, tubyumve neza, abantu wenda badukurikiye nabo babyumve. Yego, ntabwo uzibwira ngo ufite Yesu mu mutima wawe hakirimo impiri, hakirimo inzoka, hakirimo ibikeri, hakirimo ingwe. Bisaba yuko ibyo bintu bibanza gusohoka, hanyuma Yesu akinjiramo, akabona akinjiramo. Niyo mpamvu mu Byahishuriwe 3:20 handitse ngo, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Amen. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangiye. Amen rwose. Hari ubwo abantu batabasha gushyikira neza umugambi w'Imana ku bantu.
nsoma aka gatabo batangiye bavuga ngo nusanga amagambo amwe mu yo bavuzemo niwisanga aya magambo agutunze urutoki ukibonaho icyaha ntugihakane, nibyo, ahubwo ngo wemerere Kristo we nama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, bityo uzagira umutima ushimwa n'Imana. kandi twibuke ko iriya numa iri inyuma y'umutima ni umwuka wera. Ni umwuka wera uri kurasa umucyo, ari gushorera imirasire ye muri uwo mutima kugira ngo amurike bya bibi byari biri muri uwo mutima bigaragare. Ni ukuvuga ngo iyi numa ikindi ishushanya amahoro. Yego. Kandi uyu muntu burya ijambo ry'Imana rivuga neza rikavuga ngo ni amahoro y'umunyabyaha. Mu gihe umunyabyaha yihana akakira Kristo nibwo abasha kugira amahoro. Reka duhereye ku ishusho y'uyu muntu. Iyi shusho imanga ihora ikambije, reka mbivuge mu kinyarwanda abanyarwanda bakunze gukoresha, umuntu utarangwa n'ibyishimo. Baranditse ngo uwo Bibiliya yita umunyabyaha ni ukuvuga uyoborwa n'umwuka w'iyi si na kamere n'irari ry'umubiri. Iyi shusho nyakuri rwose yerekana umutima nk'uko Imana iwureba. Iyi shusho niza kugaragaza umutima wawe, izaba igaragaza umutima wawe nk'uko Imana igenza gute, nk'uko Imana iwureba. Ibi byumvikana neza yuko hari igihe twebwe twibwira ko ngo turi abere, umuntu akajya yireba ngo buriya se ngo hari ubwo natukanye, ngo hari ubwo nishe se ngo ubwo ngubwo ngo umwe. Oya, Imana iradushaka ku rundi rwego rurenze urwo dutekereza. N'intekerezo mbi tukazirukana, n'ibyo turarikira tukabyirukana, tugasigara turi abere, tugasigara turi ku kigero Kristo yari ariho ubwo yari ari hano mu isi. Yego. Twabonye ko ishusho y'uyu muntu mu maso he ntabwo hakeye. Baranditse baravuga ngo gutukuza amaso. Uyu muntu, iyi shusho igaragaza uyu muntu afite amaso atukuye, ndetse impanga ye harimo iminkanyari. Ubwo rero bivuga ngo gutukuza amaso no gukambya impanga byerekana ubusinzi. Nihagira umuntu ijambo ry'Imana ritunga urutoki ku bw'iki cyaha cy'ubusinzi, nawe yemere, kuko ijambo ryatubwiye ngo ntuhakane icyaha, ahubwo hari inama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ndetse noneho bakomeza bavuga ngo nk'uko byanditswe mu Migani igice cya 23 umurongo wa 29 ndetse kugeza uwa 33, haranditswe ngo ninde ubonye ishyano, ninde utaka, ninde ufite intonganya, ninde wiganyira, ninde ufite inguma zitagira impamvu, ninde utukuza amaso, ni abarara inkera, ni abagenda bavumba inturire. Ndetse bakomeza bavuga ngo ntukarebe vino uko itukura igihe ibirira mu gikombe ikamanuka neza, amaherezo iryana n'inzoka igatema nk'imiri. Bakunzi ba vino, wagira inama utanga ku muntu ukunda gukoresha ibiyobyabwenge? Iki ni ikibazo gikomeye ndetse tunagira mu rubyiruko. Noneho vino cyangwa se mu yandi magambo inzoga ubu zahinduriwe amazina. Usanga isigaye ngo ari imitobe y'abarokore cyangwa n'ayandi mazina menshi ngo nagashira k'abarokore, nyamara ugasanga ibyo bintu iyo babinyweye birabasindisha. Kuva kuri ibyo bintu kugeza ku byo tuzi nk'inzoga, kugeza ku byo tuzi ibindi bisindisha nk'amatabi, ibyo ni ibintu umukristo uretse no kubireba no kubisomaho ntakwiye no kubireba. Yego. Ni ukuvuga ngo cya kintu twongera kuvuga, hari umuntu twigeze tuganira arambwira ngo ngiye ngo byarananiye ngo simbasha kuva ku nzoga ngo mbishobore. Rya jambo ryatubwiye ngo ibyanditswe byera, igitabo cy'imigani ya Kristo cya Ellen White, paji ya 41 ku cyigisho kivuga ngo imbaraga itangaje y'ubutumwa bwa Kristo. Ngo ibyanditswe byera ni igikoresho gikomeye mu guhindura ingeso. Ngo ijambo ry'Imana ryizwe neza, harya ni ukwigwa neza gusa,
reka da no kumvwa kandi rikumvirwa rigakurikizwa, niko banditse. yego urikorera mu mutima, mu bitekerezo by'umuntu. nibyo ikibazo twebwe rero twiga Yego. neza gusa ariko ntidukurikize Ntitwumvire. ibyo twize. cyane uyu munsi rero Yesu arakurarikira no gukurikiza ibyo wize. bakomeje bavuga, ahangaha hari ikindi kintu nkwiye kuvugaho yego dukwiye gutekerezaho. yego ni kenshi dusenga tukiriza ubusa tugakubita ibipfukamiro hasi turi kuvuga ngo mana dore ndaburaye, mana nkeneye kujya kwiga, mana nkeneye ibi n'ibi. ibyo ni byiza cyane ndetse Imana ntabwo idusaba kutabisaba kubera yuko nabyo irabizi ko tubikeneye. ariko se ni nakangahe dushyira ibipfukamiro hasi tukiyiriza ubusa tuvuga ngo mana nkize iki cyaha? mbese wowe wabaswe n'icyaha runaka, wenda nk'iki cy'inzoga n'ibindi bisindisha twavugaga, aho wigeze ukubita ibipfukamiro hasi umunsi umwe ukiyiriza ubusa ukigomwa ugatanga igihe cyawe ugasaba Imana ngo mana nkize iki cyaha? ubitekerezaho nanjye mbitekerezeho. icyo ni ikibazo dukwiye kwibaza. rero bakomeje bavuga ngo izo nyamaswa, turacyari kuri cya cyigisho, izo nyamaswa zagereranywa n'ibyaha byinshi biwurimo biri mu mutima, kuko mu mutima ariho ibyaha bifite ubuturo n'icyicaro. kuvuga ngo buri nyamaswa mu mutima, mu ishusho yagaragajwe, ifite icyaha ihagarariye. niyo mpamvu rero hano baravuze ngo Imana itubwira mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya iti umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara, ninde ushobora kuwumenya uko uri? Yeremiya 17:9. reka nsome amagambo akurikiyeho. baravuze ngo Yesu ubwe arabihamya ati kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta, yego ni umugambi wa mbere utari mwiza uturuka mu mitima y'abantu, gusambana, yego kwiba, yego kwica, kwifuza kubi, kugira nabi, uburiganya. izo ngeso wowe udukurikiye urumva nta yakubase irimo? mbese nakosa nk'ibyo ujya ukora? iki ni ikintu dukwiriye gutekerezaho. yego usanga abantu twiyiringira ubwacu tukiringira imitima yacu ngo ni njyewe wifatira umwanzuro, ni njyewe wimenyera ibyanjye. ese koko niko byari bikwiye kugenda? kandi ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. ndagira ngo unyemerere twihute ubundi turebe inyamaswa ya mbere tugiye kwigiraho kugira ngo dusoze tuzasubukure. inyamaswa ya mbere ni inyamaswa yitwa pawoni. pawoni ni inyamaswa imeze ite rero? muri ya shusho nk'uko nababwiye ni gukoresha uburyo bwa softi, ni ukuvuga ngo ni igisiga mu ishusho y'igisiga, yego nacyo ariko kiri mu mutima w'umuntu, yego ariko uwo mutima w'umunyabyaha. icyo gisiga cyitwa pawoni, ni ukuvuga ngo ni igisiga cyiza cyane, yego ariko bakongeraho akantu ngo kikanabigendera di. reka nkomeze. baravuze ngo nsome ngo pawoni ni igisiga cyiza cyane kandi kibigendera. nubwo umuntu wese atangarira ubwiza bwa pawoni hano, mu mutima w'umuntu iki gisiga cyerekana icyaha cy'ubwibone. icyaha cy'ubwibone kiriho muri iki gihe. ni icyaha gikomeye cyane kitubase. abantu benshi ngo turashaka gukora ibintu kugira ngo twemeze abandi, kugira ngo bavuge yuko turi abakire, turi abanyabwenge, bavuge yuko natwe dukomeye. icyo cyaha cy'ubwibone cyo kwishyira hejuru tukumva yuko hari ubundi buryo dukwiriye kubaho butandukanye n'uko twakabayeho, icyo ni icyaha kitubase cyane. none se mwibarize, iki cyaha cyarimbuza umuntu bikomeye, kuko na Lusiferi ajya kuva mu ijuru akitwa Satani, nicyo cyamuvanye mu ijuru. urakoze cyane. ni ukuvuga ngo niyo magambo ukomojeho. bakomeje bavuga ngo
nubwo umuntu wese atangarira ubwiza bwa pawoni hano mu mutima w'umuntu, iki gisiga cyerekana icyaha cy'ubwibone. Lusiferi wahoze ari umumarayika mwiza, wari umukerubi w'ingabo zo mu ijuru, watwaraga umucyo w'Imana kera, ari umumarayika w'isumba byose, yagushijwe n'ubwibone. Kw'iki cyaha ari kitoroshye, cyabashije kugusha umumarayika ava mu ijuru. Ni icyaha gikomeye cyane, kuko nawe yari atangiye kuvuga ngo nzaba nk'isumba byose, nzamera nk'Imana. Nawe yumvaga yakwireshyeshya n'umuremyi. Se twebwe aho ntihari aho tujya twishyira hejuru? Reka ngire akantu nongeraho. Buriya nitunabivuga, Lusiferi ntabwo yifuje nabi. Kwifuza gusa nk'Imana ntabwo ari ikintu kibi, ariko nongere ngo kwifuza gusa nk'Imana ubinyujije mu gukora ibitandukanye n'iby'Imana ishaka, icyo gihe kiba cyamaze kuba icyaha gikomeye. Niyo mpamvu hano bakomeje bavuga ngo ubwibone buva hasi cyane ikuzimu, bwiyerekana. Ndangire abantu bashaka kwiga ibya Lusiferi neza n'uburyo icyo cyaha cyamurimbuje, basome Yesaya igice cya 14 umurongo wa 9 kugeza wa 17, no muri Ezekiyeli 28 umurongo wa 12 kugera 17. Ariko ngo ubwibone buva hasi cyane ikuzimu bwerekana mu buryo bwinshi, abantu bamwe birata ubutunzi bwabo. Abantu birata ubutunzi cyane, ngo ndakize, uzi icyo ndicyo. Iyo umuntu atangiye kwibaza ngo uzi icyo ndicyo, uzi uwo ndi we, uwo muntu yatangiye ngo niwigeza ngo nkaho ngo nigejeje, uzabura umugabo, ibintu nk'ibyo. ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo muri Zaburi ngo ijuru n'isi n'ibirimo byose n'iby'Uwiteka. None iyo utangiye kwirata ngo ibintu byanjye, ntawe ubibujije kuba ari ibyo, ariko si urebye ubona umwirato ubifitemo uhwanye n'iby'Imana ishaka. Byibuze uri kwirata yuko wafashije imfubyi, uri kwirata yuko wagaburiye abashonje, kugira ngo Yesu naza azavuge ngo nari nshonje mugenza gute, uragaburira. Yego. Abandi usanga reka nkomeze aho bakomeje bavuga ngo abandi usanga barigize indangamirwa, bakambara imitambo y'igiciro n'inigi n'ibitare n'impeta, nk'uko bivugwa muri Yesaya 3:17. Abantu bambarira kugira ngo bakurure abantu. Ndagira ngo mbabwire yuko hano Imana icyo dushakaho ni iki. Dusatira umusozi baravuga ngo Imana yanga ubwibone n'ubwirasi. Imigani igice cya 8 umurongo wa 13. Kuki washishikazwa no gukora iby'Imana yanga? Imana yanga ubwibone n'ubwirasi. Kwibona kubanziriza kurimbuka. Ese urashaka kurimbuka? Washakiye ubugingo bwawe kugira ngo bugubwe neza, wemerwe n'Imana. Oya, n'ijambo ry'Imana rivuga neza ngo abashaka ubwiza, icyubahiro ndetse no kudapfa. Mbese Bibiliya iravuga ngo bambare neza? Oya. Mbese Bibiliya iravuga ngo bashake ubutunzi? Oya. Iravuga ngo babishakishe gukora ibyiza batagira gute, badacogora. Nawe niba ushaka ubwiza, ugashaka icyubahiro ndetse ukazabona kudapfa, ni ukuvuga kubona ubugingo buhoraho, kora ibyiza ubudacogora. Amen. Ndagira ngo tugane ku musozo dutanga inama. Nta butumwa butagira inama, reka dutanga inama. Nibyo, mu gutanga inama ni byiza. Ntabwo tuvuga yuko tudakwiriye gusa neza, ntabwo tuvuga yuko tudakwiriye kugira ubwenge, ntabwo tuvuga yuko tudakwiriye kugira ubutunzi, kuko Imana yemera ko dutungishwa rwose. Amen. Nk'uko umukire Yosefu yatunze, natwe twatunga. Ariko urwa kabiri rw'Abakorinto ibice 10 umurongo wa 17 haravuga ngo ahubwo uwirata nirata Uwiteka. Amen. Natwe rero nitwirata, twirata Uwiteka. Amen. Muvandimwe Damascene, turasoje.
iki cyigisho tubararikira kugira ngo niba utarakora subscribe kugira ngo ibindi byigisho bizakurikiraho bitazagucika, genda ukande kuri ako kazogera maze ujye ubona amamenyesha y'ibyigisho twaporodinze kugira ngo tubashe kwigana ijambo ry'Imana, kuko niwo mugambi wonyine rukumbi Imana idushakira. Birashoboka ko mu mirimo yawe ya buri munsi utabona umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, ariko Imana yashimye ko naho waba uri ufite agakoresho kawe, ufite radiyo yawe, telefone yawe, waba wumva iki cyigisho kandi udahagaritse inshingano zawe. Mwuka w'Imana atsinde imitima yacu kandi atwemeze iby'icyaha, bityo twemerere Kristo ature muri twe none n'iteka ryose. Amen. Reka tukurarike kugira ngo dusengere maze dusoze iyi gahunda. Urakoze Mana yacu, urakoze kuko uduhaye kwiga iri jambo ryiza, ijambo rituburira, ijambo ridukebura. Turisuzumye dusanga mu mitima yacu twarashyizemo ibyaha byinshi, dusanze hatuyemo inyamaswa nyinshi. Turagusabye ngo uze uzitwirukanye. Amen. Duhe kuguha ikaze kuko ubwacu ntabwo twabyishoboza. Maze uze utwirukaniremo ibi byose birimo, utwirukaniremo ubwo bwibone, utwirukanire ibyaha byose, maze uture muri twe duhinduke bashya. Komeza kubana natwe, uturinde kugira ngo twoye gucogora, kugira ngo twoye guteguza, ahubwo uduhe gutera ikirenge mu cyawe. Tubisabye twizeye izina ryawe rya Yesu. Amen.